Ubusobanuro bw'izina Amanda. Amanda ni izina rihabwa umwana w'umukobwa. Amanda risobanuye uwuzuye urukundo cyangwa se umuntu ukunditse. Amanda ni izina rigaragaza ubwiza bw'umuntu cyangwa se umutima mwiza cyangwa se urukundo ababyeyi baba bafitiye umwana babyaye. Amanda rikomoka mu kilatini bivuye ku ijambo amare bisobanuye gukunda. Rino zina Amanda ni izina rikunze gukoreshwa cyane n'abakristo. Mu myemerere umuntu uzwi cyane wiswe Amanda yitwa Amanda Berry Smith. Uyu yamenyekanye cyane kubera yuko yabaye umumisiyoneri, yagiye yigisha kandi akayobora abantu mu by'umwuka. Imwe mu mico n'imigirire ikunze kuranga umuntu witwa Amanda. Amanda ni umuntu uhora utekereza yuko ejo heza hazaba ari heza koko. Amanda kandi ni umuntu ugira umutima w'urukundo kandi uzi kuzana ibyishimo ahantu ari. Amanda ni umuntu uzi guhanga udushya. Amanda ni umuntu ukunda gufasha abantu. Amanda ni umuntu uba wifitemo ubwenge bwinshi kandi Amanda ni umuntu uba ushaka kwigaragaza bitandukanye n'uko abandi bantu bameze. Amanda ni umuntu wari umwizerwa. Amanda ni umuntu ugira igikundiro akagira n'inshuti nyinshi kandi Amanda agira urukundo rwinshi. Gusa ariko Amanda ugomba kwita kuri ibi bintu. Amanda ni umuntu wegereza cyane buri kintu cyose umutima. Birumvikana yuko aba ashobora kuhababarira. Nanone kandi Amanda ni umuntu iyo bamwinginze adashobora guhakana. Rimwe na rimwe kandi biba ari ingenzi guhakana. Nanone kandi Amanda ni umuntu ukunda kwitanga cyane ibishobora gutuma asigara nta mbaraga afite. Nanone kandi ni umuntu uba ushaka yuko abantu bamwitaho cyane. Rino zina Amanda ni izina ryakunze gukoreshwa cyane mu bihugu nk'Ubwongereza, Brezil, Suwede ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Bamwe mu bantu bamenyekanye cyane kuri rino zina Amanda harimo Amanda Seyfried. Uyu yamenyekanye cyane kubera gukina amafilime. Hari kandi Amanda Bynes. Uyu nawe yamenyekanye kubera gukina amafilime. Hari kandi Amanda Nunes. Uyu yamenyekanye cyane kubera kurwana. Rero niba witwa Amanda uzi cyangwa uturanye n'umuntu witwa Amanda, reka nkwifurize kugubwa neza. Reka nkubwire ko gukora subscribe hano ari ikintu cy'ingenzi kuri twe. Naho jye nitwa Aimable Niyongira, munyemerere duhore ubutaha.